ukuntu yari anyitayeho amakeya ukuntu atari urumva iyo uhuye n'umuntu bwa mbere especially abahungu iyo muhuye ikintu cya mbere batagetinga ni iboro nyine you know kasetse we rero ntago ari byo yari gutagetinga urumva so ibyo byankoze mu mutwe birankogosha ndabaza uyu nguyu He's one of a kind. Yeah, By the way, ariko navuze ngo get you and me kuri YouTube. Aravuze ngo get you and me ahitahindukira kabizu nago wenda murakadukora nyuma ariko wavugaga iki get you and me. Get you and me njyewe nuko ko nzi ko I'm special. Ni gute ubasha kuba rero umupapa w'abari abana babiri? Sha mva njyewe ntakubeshye it's been a blessing. Kuva abana ngiye nabamenya ngitangira nafite ubwoba kubera ko nyine icyo kintu society kuri ibintu twubakamo biryo bidukuriramo ariko kuvaho nafate decision ngiye nkavuga ati ngiye mbigiyemo wane babuze napfa nibyo napfa by the way muranasa really abantu avuga ngo rararararara muranasa brother nese ngubese none sizabanje se singiye barira amazing hanyuma famille bifata gute famille yubahwa cyane nje ndeba famille abantu bagukurikira barayizi barabyubaha cyane barabyishimiye se bari kugurira utwenda abana amazing bajyanye mucomate kugura utwenda amazing ago ndi kumubona mucha number 1 bahere kuri details details matter ariko man how are you By the way, Sevani nago wanchi mudasuhuzanyije kakantu. Hari akantu mujya musuhuzanya kuri YouTube channel yanyu. Antu kamina. Nari muri kamera ubundi batavuga. Muri Igo. It's only the Sevanis. Muchoma hari akantu ndi kubaza Sevani. Mubaza ngo nakeka jambo yakubwiye ukatundi ukavuga ati this is my man. Greetings everybody watching Legacy TV. Muri kumwe nanje Albina Sini, Queen of the Mighty Good Girl and the City Queen muri business aka Mama Vibes. Uko mubibona namuzi ni vibes muri kwibaza ngo nambitswe nande niyambitse ntago nabihakana. Anga duherere ni Rebero Rebs mu gace ntuyemo abantu batari banabizi ntuye Rebero muzansure nyuma ya Covid ariko birumvikana. By the way uyu munsi gahunda nugusura couple ya mbere mu gihugu, couple iri gutwika, couple imaranye imyaka irenze 2, couple ikundana bitabaho. Iyo ni Muchomante Sevani ariyo the Sevanis, and of course I got something for them. I got a gift. Anga harimo akantu kabucece agari ngombwa ngo mukamenye. Reka turega gahunda bafite ko afite ibikorwa byinshi bari gukora, harimo kuba bari gutegura amashusho muzabona vuba hazasohoka, harimo ibindi bintu byinshi cyane bigaragaza urukundo rwabo, harimo no kuba bamaze igihe hano mu Rwanda baturamutsa baduha show ku ma interviews atandukanye, harimo no kudusobanura ku rukundo rwabo, harimo no kuba bagiye gusubira muri Amerika. Byose ni kuri Legacy TV. Inyuma kamera hari Miguel, number 1 DOP. Big up to you. Be all in or be nothing at all. Let's go Kigali Rwanda. Yola, bimze bite. Are you ready to see the dopest couple? Katwegekeho. Tuzagira utwinjirira. Let's go. Benshi mwagemo bavuga ibintu bigiye bitandukanye byiza cyangwa bibi, ababakunda nanjye ndabakunda, ababanga twe tuguma tubakunda. Gahunda ni yayindi nukudakwama siko bimeze. Let's go. Right bana muri kubona ko ndi kumwe na number 1 Keva Sevani 250. Hari nirindi zina namenya ariko ndagukasa ndani cropinze. Sevani comment ça va? Bien. Nishimiye kukubona kuri Legacy. By the way, it's all about umurage cyangwa se ibintu byose wakora mu buzima abantu bakureberaho. Mperutse kubona kuri YouTube channel yanyu hari abavuze ngo this time ngo it's time for errors. Washaka kuvuga iki? ngendeye kuri njyewe like ku bantu tugifite imyaka mikeya numva ko as long as you still young sibyo, don't be scared to experiencing ibintu bikurenze kuko you can do errors ariko uri kuzikora hakiri kare, so you have time yo kusubiramo ukabigira neza kandi burya burya bari isomo, you know, it's an experience, you learn from it and then next time you won't do the same shit. Hari ikintu kimwe abantu benshi bagiye bahuriza baravuga ati couple yanyu no seulement ni nka Jay-Z na Beyonce, urabyemera? Okay, ni Muchomante na Sevani. Muchomante na Sevani. Hanyuma Aline cyangwa se Muchomante yambwiye ko rya zina riho rimwise, nibyo? Kubera icyo wamwise Muchomante? Urumva twatanya ka business k'ibintu byo gutekera abantu inyama, boshete n'ibiki.
noneho ashaka izina nyine ryo kwiyita kugira ngo yine akantu kari kaci noneho abajama benshi bacoma inyama bita bamucoma ngiye nshaka akantu kongera akantu kari girly kugira ngo bi agakobwa nyine ati mucomante ndabikuze ibyo bintu Sevani hari ikindi kintu turihuta hari ukuntu abantu benshi bakuzi nk'umuntu ugenda ukora ibikorwa bigiye bitandukanye muri social media ibintu nk'ibyo cyane ariko waba warabyinnye muri crew. Is it true? You've been in a crew? Yeah, I used to dance. Which kind of dance? I mean, you know, byose, whatever, like, you know, dance modern kwa panata. Ariko na traditionnel arayibyinnye niyo byashya. Njambe bona ujushaya ya bifa. Hanyuma nukubera ikintu kubera mu rugo mufite icyo kintu cyo kuba mukunda umuco ni ibintu byaturutse. So my dad actually papa wanjye umbyara yayoboye urukerereza igihe kirekire itorero ry'igihugu nyine kwa. And then nawe yarabyiniye nyine kuva baveza Burundi n'iki yabyina. Then azano I guess amaraso yarankurikiranye naho nabiciye. Nawe urashaya gute. Nese izina mfura nka se ni rya papa? Oya ni izina sogokuru wanjye yanyise. Mvuka nyine nibyo papa yangu ko yapfuye nyine mutoya. Bamwe ngo mfura nka se ni wari impaye. Ubwo rero nahise ntekereza ko papa yari imfura yifuza ko mba imfura nka papa. Ako mana ya. So rero iyo nditekereje buri gihe nta muntu ngiye ntago njya mpemuka. Abantu bose bari hano. Nyanga mugayo. So mba nshaka kugira ngo buri gihe mbimfura burya izina niyo y'undi amazina y'Ikinyarwanda aturemamo ibintu ariko kunyita ngo Keve se ni biki wasanga n'imbwa yo muri Amerika aya basi Keva turi kugana ku musozo ko nje ni fast hari abantu benshi badukurikiye bashaka kwibaza bati Sevani imbere yo no kuhura na Muchomante ese niki kituma ubyuka mu buzima ukavuga uti nje uyu munsi ndanawukora nje uyu munsi nuwanje cyangwa se buri munsi ndagomba gukora niki ugenderaho we surasenga haraga ko tugenderaho nihe mbago yawe ubuzima muri make ngiye ubundi kintu ngenderaho mu buzima na karuru kitwa ngo urabona akantu ka 1% ubundi bavuga ko abakire bose ku isi babishyize hamwe ni 1% ry'abantu batuye isi abandi bose 99 bari bamwe n'abakene abandi bari average so rero nkumva ko for me to be one of the 1% I need to do something different so if you're waking up at 8 I'm waking up at 6 Amazing. If you scared to approach umuntu umeze gutya I'm going to do it kubera ko niba uri kubitinya n'abandi babitinya ubwo nukubera ko mwese muri hahandi kandi ngiye ntago nshaka kuba nagushaka kujya muri 99 ni 1% urambuza ngo uriya mugore ngo wimwigera bimeze gutya gutya ngiye ndagiye ku mutima wanjye niho njyana sibyo kandi wowe ndaba ntandukanye na babandi bari kumbuza kuko ngiye ndabona bose bari Ese Sevani uravuze uti 1% hari ikintu mise nibaza no kuvuga ngo muri iki gihe cyose ni nacyo agenderaho kugira buri kumwe na Muchomante mumaranye hafi imyaka 3 right bibi no mu bintu byampushinze kubana nawe kubera ko urumva igiye kugira kubera situation umukobwa ufite abana abantu hano society yacu irabitinya cyane hagataho rero ngiye narebye umuntu mbona umutima n'abose abana nabaziza ibintu ntagizemo uruhare cyane abo batagizemo uruhare urumva so nawe ndavuga nti kuki kubera iki none nkumva ba bantu bose bari kumbuza hareba nkavuga se ubuzima bwanjye ko mbona butari bwiza cyane muri part of the 99% abati rero I'm doing something different I'm just following my heart urumva ubwo ni nicuza izaba yaba ya erere nakubwira nzasubira inyuma umusore nabi ariko so far nago nicuza rwose umugore wanjye yambere y'umugisha amazing ahubwo se kuba mubana murateganya igikwe cyangwa mwebwe mwe muri igikwe ubundi turi igikwe ariko tuzabibaha mwe muri igikwe hari akandi kantu Sevani magazano kugira ngo usumbe wamenyereye cyane naga ari byiza ari ikintu nabonye uvuga uti ngo abasore bakunze kubavuga ngo kurya abana we wibaragutse uri muri abo ngabo baba baraciye muri ibyo bintu nyuma akabihagarika ntago barimo bimeze gute se nkubeshye twese twabinyuzemo pe ariko ikigora no gufata decision at the end kavuga ati ange ndabiretse ndarambiwe nge inama nagira abantu bakiri inyuma narabikoze ariko byamaze iki se ntacyo byamaze at the end usanga utangira kuhura n'umuntu wawe none ugasanga bya bintu wagiye unyuramo nyine bigenda bikugaruka it's not good especially for your head. Amazing. What do you dislike on yourself? Nicyo utikunda ukavuga uti hano mba naraburije burya bro kintu nikundaho n'uburyo I'm too much about the details aka nibyo duhere epfo
akana gace wambaye Sevani aka kadetaye rero akita naka easy form like izi wajyana Avatar ya filime Avengers kabi cyane no sinindi ariko not details just usije no kuvuga ngo kunyanya cyangwa iki even no munzu niki utuntu yo mbonye akantu katameze neza birambangamira kwa twose mwitaho tuyatona bipfa cyane kubera ko ngiye utuntu twose mwitaho ntago nakimera kandi si habari we rero agiye byoroshya sometimes akabyoroshya ahubwo mukanye turana muri Muchomate gusa hari ikintu ushaka kumenya nirihe jambo waba warakoresheje umutereta bwa mbere rirenze uvuga uti ringiri naryo ryase rituma hindukira avuga ati nje plot yanjye ni Sevani Edael mwese mugende ntago namenye ijambo ariko cyo nabaye ngewe tu wamugije ukuri nje nabaye ngewe kabisa I was just me ntago namenya ngo navuze ijambo niri giye yankunze uko narindi tu nabaye ngewe ngirekura ngira ibyo nzi kwivugira iterera story you know ba Clark na Clara rero ubafata neza urabibasha ku none uracyari muto Sevani abantu badukurikira uri umusore muto ukora cyane umaze kuba afite n'amafaranga sinibanga umaze kugera oya bataza kugutera bakiba ariko uragerageza uko ushoboye kose mu buryo ukiri muto ni gute ubasha kuba rero umupapa w'abari abana babiri mvangiyewe ntakureke it's been a blessing kuva abana ngiye nabamenya ngitangira nafite ubwoba kubera ko nyine icyo kintu society kuri ibintu twubakamo ibyo bidukuriramo ariko kuvaho nafate decision ngiye nkavuga ati ngiye mbigiyemo wane babuze napfa nibyo napfa by the way muranasa really abantu bavuga ngo rararararara muranasa brother nese ngubese none sizabanje se sinjye barira amazing hanyuma famille bifata gute famille yubahwa cyane nje ndeba famille yawe abantu bagukurikira barayizi barabyibaha cyane barabyishimiye se bari kugura utwenda abana amazing bajyanye Muchomate kugura utwenda amazing ago ndikumubona mucha number 1 bahere kuri details details matter ariko man how are you by the way Sevani nago wanchi mudasuhuzanyije kakantu harakantu mujya musuhuzanya kuri YouTube channel yanyu antu kamina muri kamera ubundi batavuga muri ego it's only the Sevani Muchomate hari akantu ndi kubaza Sevani mubaza ngo nakeke jambo yakubwiye ukatindi ukavuga ati this is my man ukavuga uti niwe mpisemo cyangwa se nk'ikintu yagukoreye nta kintu yambwiye ahubwo ibikorwa nk'ibihe like ibikorwa byiza abonye like bibiri nibura bibiri ko ari byinshi shiri ukuntu yaranyitayeho amakeya ukuntu atari urumva iyo uhuye n'umuntu bwa mbere especially abahungu iyo muhuye ikintu cya mbere batagetinga ni iboro nyine you know kasese we rero ntago ari byo yari gutagetinga urumva so ibyo byo byankoze mu mutwe birankogosha ndabaza uyu nguyu he's one of a kind by the way ariko navuze ngo get you and me kuri YouTube aravuze ngo get you and me ahitahindukira akabizu nago wenda murakadukora nyuma ariko wavugaga iki get you and me get you and me njyewe nuko ko nzi ko I'm special I'm very special. Ushaka kubutabyemera. Ndabyemera, genda nabyemera. Bamwe barabyemera andi bakabihakana. So mugenge mbizi muri njye ko ndi special. Ideas zawe ntago zimatters. Coming to that turi kwihuta cyane hari ibintu nari nateguye mutwe ndavuga ni ibintu Muchomate agomba kubimbwira. Muchomate waririmbye muri chorale. Wewe abantu bakunda ijwi ryawe Sevani ntukunda ijwi ryawe wewe ngiye nawe namwigigira kujya muri studio yarananiye none se yaba yarageze muri studio nabonye ejo bundi ibintu bya ele ariko sinamenye Sevani mutaragenda hari akantu mwese tugiye kugendana gutya tunaganira hari akantu bantumye ngomba kubahereza mugende gahora ariko mujye mugenda nk'abageni ubusi igikwe muzakigendamo gute I don't know what you heard about me yeah Aline kwaya no kuvuga ngo agateke karafundikiye that's number 1 abantu bakunda ijwi ryawe nagombaga kubikubwira thank you and then ikindi Ruseka ni izina ryo muri famille cyangwa Rushinyika yongera rushi araseka cyane anaseka neza nyine bamwise Ruseka Rushinyika cyane pe moving on to that hari ibintu Muchomate yasobanura avuga ati moving in with a person is very hard nawe urabivuga kubana n'umuntu mutarakora by'igikwe tuzi bizwi biragoye wabivugaho iki cyangwa se mu bicamo muti ntago bigoye
kubera ko mutarakora ubukwe ahubwo ni byiza kandi nubwo bwose mujya mu ntukango ngo mbigisha imico mibi nzahora mbivuga nta ni byiza kuko umenya umuntu uwo ari we mbere yuko mukora igikwe urumva ukavuga ati imico y'uyu nguyu yandi yaguhishe yose ataha iwabo muhura agataha iwabo urayimenya ko ntabwo yakwihishira imyaka 2 urumva so iyo wamaze kumenya umuntu uravuga ati uyu nguyu tunafite tubi natwihanganira cyangwa se oya ntago nabivamo pe coming to that dusatiraho tugomba kujya Sevani Muchomante mwaraje mu Rwanda ndumva mu mazafu kwezi right kurarenga ase kuki mwiyongeje ubundi harahiye zararyoshye n'ubu tugiye gutari kumenya tubira nibyo indege urayimisinga ku bushake mwe muhagaze hano mureba hirya murebe hara kuri ruhande nje ndaje yo ase ubundi kuki mwebwe urukundo rwanyu rumeze gutya kuki abandi bo rutamera gutya gute kuki mwe mufite like mufite bond cyangwa se mufite ukuntu muhuza bitorohera buri wese nuko mumaze iyo myaka irenga 3 mubana cyangwa hari ikindi kintu